muhaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye kureba ibintu byiza kandi biri mu inama mu buzima. By'umwihariko turareba ku bantu bari muri relationship bafite abakunzi. Murabizi hano tuzanyura tubaha ibiganiro byiza, intego ni ukugira ubuzima bwiza burimo umunezero nk'uko dukwiye kubaho turiho, kandi nanone tukigira ku bandi ndetse tukigira no kubituzengurutse. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitatu bikeneye mu kugira umubano mwiza muri relationship. Niba uri muri uyu mwanya ariko kandi urashaka ko ukomeza kubana neza n'umukunzi wawe, umubano wanyu ukaba mwiza, ukeneye kumva iki kiganiro. Mbere yuko nkomeza, reka mbanze nshimire wowe wafashe umwanya ugakora subscribe, uri agaciro cyane. Niba nawe ari ubwa mbere tubanye, please kora subscribe, dukomeze kubana nawe, uraba ukoze cyane. Ndabakunda rero kandi nzishimira cyane kugenda nunguka n'abandi muri urugendo twatangiye. Muhaye ikaze mu kiganiro. Abantu benshi nyuma y'uko babaye couple mu gihe kimwe na kimwe bagenda bamenya mwibanga ko bari mu nzira nyinshi. Izi nzira haba harimo gucika intege, disappointed, gutenguha n'ibindi bitandukanye. Ni abantu baba barahisemo gusangira ubuzima bwabo. Nitureba kuri details z'ibyo bazagenda bahura nabyo, hano ntibazakumirwa no kubona list y'ibintu bitandukanye. Aba partner cyangwa abakunzi babo bazatangira kuba complain, babeho bitotomba. Bibaho cyane ku miryango yabo, ikabaho irakaranye. Bimwe muri ya list bazabona rero hazabaho ko ntibazasangizanya amakuru igihe bari mu rugo mu ruganiriro, aho twita living room. Ntibazigera bashaka kujyana muri holiday mu bihe by'ibiruhuko ngo bishime bakine ndetse n'ibindi. Ikindi kandi uzasanga nta gusangizanya amakuru yubaka cyangwa babonye ahandi ajyanye n'igihe barimo cyangwa muri society. Akenshi ku mvugo yabo iteka uzasanga bavuga ngo ariko actually azaba ashaka kuvuga ibintu bijyanye na negative. Nk'uko iyi list izagenda iba nini y'ibintu bitumvikana cyangwa se batumvikanaho ngo we basangizanya ibitekerezo, nyamara kandi babona bisanze bagikundana hagati yabo, kandi usange bakomeza kubaho bishimye bari kumwe. Ibi bigaragara ko bitashoboka, bigoye ko iyi relationship yakora igakomera. Muri relationship rero igitera gucika intege si uko bagize uburakari bw'ubusazi nk'abantu babana, ahubwo ni yandi usanga bafite complicated ideas. Rimwe ugasanga bafite ideas zidakenewe akenshi ku bijyanye n'uko relationship yabo iri ndetse n'uko yakabaye iri. Tuvuga ko urukundo cyangwa love mu ndimi z'amahanga isobanuye ko igendanye no guhuza cyangwa guhuzwa k'ubuzima bubiri, two lives. We expect ko couples zikundana zigomba kuba mu nzu imwe, barya ibiryo bimwe hamwe buri joro, basangira uburiri, kujya kuryama no kubyuka mu gihe kimwe, gukora sex hagati yabo, kureba mu cyerekezo kimwe, bakagira inshuti zimwe. Aha bishatse kuvuga bahuje inshuti, noneho ikirenze batekereza kimwe. Gutekereza kuri topic buri kanya bigaragara neza, it's a beautiful vision, ariko nanone ni ukuzimu, kubera ko hano ni ahantu bidashoboka gutegereza kuzabona ibiremereye ku wundi muntu. Twumva abapartner bacu cyangwa se abakunzi bacu batubera beza mu nzira zose, ariko hari ikindi cyerekezo. Relationship ntifite kuba amayobera cyangwa complicated mu ndimi z'amahanga no kwifuza. Niba dukomeza kubona birangira bihuje nyuma yo gushwana cyangwa se y'inzira zitandukanye, nyamara ibibazo bakabikubita hasi bigashonga, hagomba kuba hari ibintu bitatu by'ingenzi abo bantu bashakanaho cyangwa relationship ishakanaho. Aha niho tugiye kureba bya bintu bitatu dukeneye muri relationship kugira ngo relationship zikomere. Icyambere hano, hagati y'abakundana umuntu umwe muri bo agomba kuba ari kindness. Aha ntibivuze umuntu umwe, ahubwo bivuze ko buri wese agomba kuba ari kindness. Aha bishatse ko uvuga muri relationship hagomba kuba hari kindness ku bapartner bacu. Reka turebe ubusobanuro bujyanye na kindness muri relationship bishatse kuvuga iki. Aha muri relationship yacu abagomba kuba ari gentle mu kuduhuza kwacu, ikindi kandi ashobora kwihangana kwacu. Ikintu cya kabiri nanone gikenewe muri relationship kugira ngo ikomere, hagomba kuba hari shared vulnerability.
Aha ni umuntu umwe ushobora kuba open ku maganya yacu, impungenge n'ibibazo bitujugunya bigafunga kwihangana kwacu. Aha kandi aba ari hahandi tudafite gushyira ibyiza imbere yacu gusa. Aha aba ari wa muntu utuzengurutse mu gihe dushobora kugira intege nke mu kuri no kudaha agaciro umwe uzahora tuzengurutse. Ikintu cya gatatu ni understanding. Understanding bishatse kuvuga kumvana. Hano tuzahabona wa muntu uhora ari interested mu bintu byose, ukora ibyumvikana, wasubiza ku gukora kw'intekerezo zacu mu gihe zatandukiriye. Ye wa muntu wo mu gihe cyo kwitonda cyangwa mu gihe twavangiwe duhuzagurika ndetse no mu buryo tubona mu isi. Nanone uwo tuzishimira kumwumva natwe. Niba dufite ibi bintu bitatu by'ingenzi mu biganza, tuzumva dukunzwe ndetse twumva tunyuzwe mu buryo butandukanye. Ikindi, inshuti z'abapartner bacu ibyo dukunda bizaba umucyo niba byibuze duha amahirwe aya marangamutima meza. Nanone twemera buri details tuzahura nazo cyangwa ya liste y'ibintu bitandukanye tuzabona muri relationship, kandi nanone tukaba tugomba kubyihanganira. Mu buryo bwo kubyihanganira rero ni cya gihe hazaba hariho kindness, hakaba vulnerable ndetse na understanding muri relationship yacu. Ibi bintu bitatu bizadufasha mu gusolvinga ibibazo byacu cyangwa bya bindi by'imbogamizi twahura nabyo bigatuma relationship yacu yatandukana cyangwa se yasenyuka. Ariko kandi nitugira umupaka, ibyo duteganya kuri relationship bizatubaho. Biteye kwihangana guke ku bakundana benshi. Hano biroroshye cyane ko relationship ishobora kurangira mu gihe habayeho kwirimita cyangwa se kwifunga tudafungukira abandi. Aha ntituzigera dusabana cyane, kandi nanone bizakomera kuba twabera abandi indi miryango urugero rwiza. Umutungo wacu uzahuzagurika ndetse ushobora kuba ahantu hatandukanye. Ikindi, tukaba twahura nka kabiri mu cyumweru ntidushobore kuganira ku bibazo buri kimwe. Ikindi, nta n'ushobora kubaza undi bibazo kuri buri umwe. Aha ni cya relationship itagenda neza kubera ko tutagendeye ku bintu by'ingenzi bikwiye kugenderwaho muri relationship. Ku rundi ruhande, relationship izagenda neza aha, ariko nituba hamwe bizagenda neza kuko turi kumwe n'umuntu uzi kuba kind, vulnerable ndetse akaba understanding. A bond cyangwa ikintu gikomeye hagati y'abantu babiri izaba ikomeye cyane, ndetse hano izaba ari ingenzi bihebuje kuko udashobora kugenda cyangwa se gucika intege ku bw'ibibazo biguzengurutse. Aha urumva ko ku ruhande rwawe nukenera kumva ko ugomba kugira relationship nziza, ni hahandi uziga kuba kind, ukagira bino bintu bitatu, ukaba understanding, ukaba na vulnerable, kugira ngo ugire uruhare mu gukomera kwa relationship yawe cyangwa gukomezanya urukundo n'umukunzi wawe. Ibi byose muzabasha kubicamo bitewe n'uko mwabyiteye cyangwa se imyanzuro muzafata hagati yanyu. Ibibazo bizabazenguruka ntabwo bizabasenya. Mu nyoroshyo, relationship niyo kwigaragariza ubwacu kuva mu makimbirane adasobanutse, ndetse hano tukita ku byihutirwa dukenera. Ikindi kandi tuzakenera kuba abanyampuhwe, kwitegereza no kumva neza. Aribyo bya bintu bitatu: kuba kindness, kwitegereza byena no kumva neza, understanding. Ngibyo ibintu bitatu twaganiragaho muri iki kiganiro cyacu, ibintu mu by'ukuri byadufasha kubaka relationship yacu n'abakunzi bacu ikagenda neza. Icyo dukeneye hano ni uko buri muntu ku ruhande rwe amakinga sure niba koko ari umunyampuhwe ndetse yitegereza, akaba azi kwitegereza neza ndetse no akumva neza uwo bari kumwe. Wakoze kubana natwe, turi kumwe no mu bindi biganiro bitandukanye. Passion is News.